tumaze kugerageza imbuto z'imboga zitandukanye, ubwoko butandukanye bw'imboga bugera kuri 56 ku mboga 17 zitandukanye. Icyo gihe iyo tumaze kubona ibihingwa byitwara neza, amoko yitwara neza, tuyereka abahinzi n'abandi bose bari muri urwo ruhererekane nyongeragaciro ku buhinzi bw'imboga, ari mu ma greenhouse ndetse no guhinga hanze bisanzwe. Bamara kubibona tukanababwira uburyo tekinike zose zijyana nabyo. Icyo gihe ibyo tubikora mu mahugurwa dutanga, cyangwa se n'abamaze kubigeraho tukabakurikirana bakongera umusaruro kuri ibyo bihingwa ndetse n'izindi tekinike zijyana nabyo. Mwaduhaye ufite ikintu kinini batwigishije, kako niba mbere warabashaga ugahinga kuko bikurimo ubona kuko runaka yahinze nawe ukumva urahinze, urumva umusaruro w'umuntu wafashe ubumenyi n'umuntu utarafashe ubumenyi biratandukanye. Umusaruro twabonye tukimara kuva kwiga muri Israel ari umusaruro ushimishije, kuko mwana mwiza imbuto zabo uburyo batwigishije tubikurikije ukuntu bagiye batwigisha, igiti kimwe cyavaga niba dusaruyeho pavuro nk'eshatu, pavuro eshatu zishobora kuba zakuzura ikiro, mu gihe mbere ushobora kuba wasaruraga pavuro igiti kimwe kikaba cyavaho pavuro zirenga 5, ariko ikiro n'ikindi cyuzure zagera no ku isoko ugasanga rimwe na rimwe hari ibyo ugarukana, hari ababyanga. Kuba batwigisha ibintu byinshi twungutse cyane.